Yes. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri channel yacu Zimbarire TV aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Turabasuhuje cyane rero aho muherereye hose, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo, amajaruguru, Kigali, ndani katikati hano mu mugwa, ndetse na diaspora cyangwa se iyo ngiyo mu mahanga hakurya y'amazi. Twizere rero ko aho muri mumeze neza. Yesu Kristo aho akomeza bishimire cyane abantu bamwemera. Tubifuriza kandi gukomeza kugubwa neza. Ubu ngubu kuri GMT habaye isaa 8 z'amanywa hano i Kigali. Ubu ngubu akaza benshi bakamereye nabi. Tukomeze tubifurize rero gukomeza kuryoherwa n'ibyo murimo, ndetse tubifuriza mwebwe muri mu kazi gukomeza kugira akazi keza. Abatakabonye namwe mukomeze mwihangane. Tunifuriza abatameze neza gukomeza kumera neza. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda. Ibintu bari muzunguruka, isi irazenguruka nyine. Uyu munsi babyanze, ejo bikongera bikemera, ejo bundi bikanga, ariko amaherezo n'ubundi bizarangira bikunze. Nibitanakunda nyine ubwo uzitahira ujya iwanyu. Ubwo iwanyu ni iwabo wa twese, kuko niho batarya, niho badakora, niho badakenera ibintu byose. Uyu munsi rero turi kumwe namwe, murabona ko turi hano muri studio zacu, turi kugira ngo tuganire ese mu by'ukuri babayeho bate. Ubwo ni muri rusange, ni ubuzima bwa ghetto, abantu baba muri ghetto ubundi babayeho bate. Ubundi ni ibintu biborohera gusavayivingira muri ghetto, ufite akazi k'ibihumbi 20 wishyura inzu ya 30. Murabyumva ko tekinolojiya ni ibintu nyine biba bigoye kubyumva, ariko birakunda abantu bakabibamo bibaguye, ariko bakabibamo bagasavayivinga kandi bakaba i Kigali. Dore ko umuntu wageze ngo i Kigali ngo ntago ajya ashaka gutaha. Sinzi ari ukubera iki ibintu baharira, niba ari ibiki. Ibyo ngibyo nibyo tuba tukibaza, ariko tuzagenda tubisobanukirwa gake ko turajya tugenda duhura n'abavandimwe tubaganiriza, batubwira ko ubuzima buba bumeze, ukuntu baba baravuye iwabo, ngo bararambiwe ngo guhinga no kwahirira ihene n'ingurube, ariko bagera i Kigali bakajya birirwa babikorera ababose bw'ibanga rikomeye. Ariko abanyamujyi babera hatari, iyo agiye gutaha ataha ameze neza, ariko ujya kwemeza abanyacyaro, ariko aba ari ugufera n'ubundi mu mufuka nta kintu kiba kirimo. Ndabasuhuje cyane rero abantu, kandi namwe mwanze gutaha iwanyu. Muzataha ari uko Kigali yasenyutse, cyangwa ari uko Yesu Kristo yaje. Nimushaka muzitahire n'ubundi se ko byagoranye. Ubu niba umaze imyaka 15 mu mujyi, ukaba ubona utarigera wubakamo inzu, uhora wimuka buri munsi, randiro dakuzamuriraho ibiceri, urakeka niba ugira imyaka 52 aribwo bizakunda? Ntabwo. Niba byanze, iyo byanze rero urabimenya, ukagenda hakiri kare ugacaho ukanyaruka cyane, ugahunga ukagenda bigikomeye, ukajya gufatanya n'abandi guhinga. Dore ubu ngubu mwasize, cyangwa se abo twasize, ubu ngubu imishinga bayigeze kure, bubatse za kadasiteri, bamwe bafite amasuzuki n'amamodoka, abandi bafite amafamu y'inka n'amafamu y'ingurube n'amahene utabara, kandi wowe ukiri kwirirwa wikatisa mu mujyi uburara, cyangwa ujya kurya mu baturanyi. Ubundi kera bajyaga bavuga ko i Kigali nta muntu ubundi ku biryo. Nta muntu ubundi ku biryo, iyo bagiye kurya barakinga, tekera hanze muri kumwe muganira, ariko byashya akabiterura akabijyana mu nzu. Ntabwo biba byoroshye, kandi koko ni ukuri. Ngubu inzara yarateye, niba ikiro cy'umuceri kiri kugura 2,000, icyo gihe byarabaga kigura 300. Ubu urumva noneho bigeze hehe? Murabyumva rero ko ibintu bigenda bihinduka, uko ibihe biza bigenda bizana n'ibyabyo, bigahinduka cyane nyine, ku buryo noneho urabireba ukabisobanukirwa. Simpamya ko hari abantu bagipfa kugira inyota yo kuvuga ngo reka ngo tujye mu mujyi. Mu mujyi kwande? Nta mukene uba mu mujyi, barababeshye. Ubu ngubu n'ikiyede usigaye ujya kugisaba, ukagusaba kwa purayinga, cyangwa ukajya ukora uhereza umusutere tumuha porosantaje, yajya kuguhemba akagukata.
kera babaza ngo ibyo bakata bijya hehe, ubu ngubu bijya hehe? Urabyumva ko ntabwo byoroshye, ariko n'ubundi nyine nta kundi abantu bagomba kubaho bakabibamo uko biri, bagasavayivinga mpaka kugeza igihe bizakundira, cyangwa byanze bagafambira bagasubira iwabo, kabisa. Ubundi ari ikintu gitangaje, biragoye kuba wapfa kubona umuntu ujya mu mujyi atwaye matera, biragoye, ariko biba bitangaje iyo ugiye gutaha ukayizinga ukayicyura, niba uyijyanye hehe? Niba uzi ko uzasanga iyo wari ufite barayicanye, buriya bigenda bite? Mumfashe namwe mumbwire, icyo kibazo nkunda kukibazaho cyane, ariko uyu munsi twaje kugira ngo tubashe kuganiraho muri make, ntabwo turi bwizimbe mu magambo, turavugaho muri make. Nimuza kutubwira ko ibi bintu ari byiza cyangwa se mwabikunze ko turajya tubiganiraho, muraza kubitubwira muri komenti, mukomeze mutwereke ko mudushyigikiye, kandi dukomeza kubashimira ko mukomeje kubigaragaza. Ubu ngubu umunsi ku munsi tugenda tubona urukundo mutwereka, ariko mukomeze mushyiremo agatege. Utarakanda subscribe rero waracikanywe kabisa. Ibintu byiza bizajya bikomeza bigucike, nyine uzakanguka usanga abandi Yesu yarabajyanye. We ntugasinzire, nta kindi rero ni ugukanda subscribe, ugakanda izo like na share, notification ya mbere ikajya ihita iguhitiraho wowe. Ikindi kandi turashaka ko umuntu wese urajya ugaragaza ko ibiganiro byacu bya buri munsi uko tubishyizeho abikurikira, tugiye kujya tubagenera utuntu tujyanye nyine n'utugifuti tworoheje, ariko nanone tutabura kugira akamaro, kuko niba watweretse ko uyu munsi wadukurikiye, n'ejo ukabitugaragariza, ugafata screenshot ukabitwereka, n'ejo bundi ukatwereka ko utwitayeho. Turaza tugenda buri wa gatanu, turashaka ko abantu barajya baba mbere 5 turajya tubagurira interinete, ubundi ubutaha ibiganiro bikurikiye bakabasha kubireba neza cyane kuri interinete yabo bakoreye. Yego, murumva ko ibintu ni byiza cyane. Turabasaba rero ngo ntimucikanwe, muze dukomeze dusangire ibi byiza, tuganire ndetse tunafatanye kwiga muri rusange. Tugarutse rero kuri gato, twagira ngo tuganire mu by'ukuri ku buzima bwo muri geto. Izi geto twirirwa twumva bavuga geto. Ubundi geto ni iki? Ubundi mu cyaro kera hari ukuntu wasangaga umuntu yatangiye gukura, yabaye nk'umusore, ntabwo ku bakobwa byakundaga kubaho. Wasangaga niba hari nk'inzu zubatse aho ngaho, niba utangiye gukura wenda ukavuga ati kanjye mu yanjye, kuko utangiye gukura, utangiye kujya ushaka kugenda ugataha wenda isaha runaka, ukumva utari bukomange muzehe yageze mu rugo, cyangwa wenda udasanga barimo bariyakira, ugasanga uri kubatambukaho bataruka, ibintu nk'ibyo. Ugasanga rero niba usigaye uba nko muri iyo nzu yo hanze, bakabyita ngo ni ikibahima nyine ni igihima, abo bose uko ubitekereza nawe urabyumvise. Ubu rero niba aribyo byaje guhinduka geto zo mu mujyi, nkaho ibyo bidahagije, ariko usanga geto usanga ari twa tuzu turi aho ngaho benshi, kuko bugiye ari inzu ifatika, wishyura umufungo wawe ufatika, ntabwo bajya bapfa kuyita geto. Ariko niba geto ni agashamburite kabisa, agashamburite. Abantu mu mujyi nta mikino bagira, afata inzu iriho amabati nk'atatu, agakubitamo umuryango, ubundi aho ngaho ukaza ukahakodesha 50,000. Nk'aho ibyo bidahagije, ugasanga noneho n'ahandi hari ya nzu bajya kwiherereramo cyangwa akadushi yo kuzuye, ntabwo basenya, reka baragenda bagasisibiranya, bagafunga, bakanagaho udukaro hejuru, kabivuge gatoya, ba nyiri ibyondo batanyuma bagashyiraho udukaro, ubundi bagashyiraho umukomisiyoneri aje akazanamo umukiriya, ubundi ukayibamo, ukajya utekera hejuru y'iki n'iki. Nuko nyine mujye mwihangana, batari babizi ndabibabwiye, ariko ntimubyegereze umutima cyane. Niyo si turimo nyine, none se ko kuba iwacu byatunaniye, tugomba kugenda nyine tukajya kureba ibyo abandi baturushije.
ugasanga rero umuntu yibereye muri ako kazu, harabana n'amasahani, bene iyo nzu ntabwo igira igitanda, byaba bigoye kugira ngo azakubeshye ngo umuntu uba muri geto iragira ngo igitanda, yaba abeshye cyane. Ugasanga amasahani ni umusego, ni ibiki, ni byose, udukweto, ibintu byose nta ntebe ibamo. Aho ni wa wundi utazabwira ati ese ko nari ngeze hano waza kuruhukira iwawe, cyangwa ukaba umpaye nk'ijoro rimwe ko nari ngeze bunaka nkabona bungiriye. Reka reka, nimero urayihamagara, wakongera kuyihamagara bakakubwira ngo nimero composé etankore gitene bya bindi byose, cyangwa akakubwira ati ati nari ngiye mu ntara ndi kwihuta kubera ikize uraza urarara hehe? Arara kuri ka kamatera ka kandi yaguze ibihumbi, ka kamatera ka Rwanda fomu ka kandi kangana n'umukeka, cyangwa se bakarara hari batandatu, umwe acuritse undi acuranuye, buri wese amaguru hirya. Urumva ko ni ibintu bitaba byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kurya se barya iki? Isosi y'ubunyobwa isosi y'ubunyobwa niyo usanga abantu ubona umuntu agiye guteka ngo ugiye guteka ubugari. Ubundi mu myaka yatambutse abantu bari bazi ko iyo umuntu atetse ubugari ubwo aba yatetse inyama. None ubu ngubu umuntu uriye inyama azirya mu bukwe, kandi ubukwe bwo mu mujyi nabwo buba bugoye kuko bajya kubukorera mu mahoteli, mu matente, babujyana iyo kure, baza no kuvumba bitaba byemewe. Umuntu asigaye amara umwaka atarafata ku nyama. Akaboga reka da, abantu barakibagiwe, karagura 9,750. Urumva ko ni ibintu bigoye. Ugasanga umuntu yibera aho ngaho, aho kurya isosi y'ubunyobwa, dodo ngiragura 305. Ibintu byose nyine ni induru, kurya bari hatari mu bihumbi 3 ukorera ku munsi. Ubwo ntihazavamwo ay'inzu ntuzambara, ni kwa kuntu se yo usanga cya kuri iterambere ryaraje, umuntu aragenda akajya yambara bodaboda akamara umwaka, ukajya ubona nyine ni nka style, ni swing to bya bintu byo mu mujyi, akikubitiramo utuntu tw'udusogisi akabihemeza nyine. Abatabizi ntabwo mumenya ngo ni ibiki, ariko nyine ubwo biri kose ubuzima bwo muri geto ntabwo babugoye. Ababizi baraza kutubwira kabisa. Noneho nk'ubu ngubu akazi karabuze akazi karabuze, abantu baragenda bakiga, barangiza kwiga ati ubwo niza ntabwo nzajya guhinga, ati ubwo kamfata iya mbere njye mu mujyi. Wagera mu mujyi noneho ukazabura naho uhinga, n'icyo kiyede ntukibone, icyo gikirina ntuzakibona, uzagihabwa nande se ko nta muntu ukuzi? Ubu bintu byose birasaba ngo ufite umuntu ugufata ukuboko akuranda aguhereza iyo linye, maze nawe uforowinge. Naho bitari ibyo rwose kakubayeho. Urarara hehe niba usanze umuntu ari muri priyave y'amezi 3 yaranze kuyivamo? Urumva uwo muntu azayikwinjizamo? Ni ikibazo. Amakanevu nayo afite ba nyirayo, sinzi niba hari abantu bakiyabamo. Niba udafite ayo kwishyura biraza kugorana. Murumva ko rero ubuzima bwa geto ntabwo bworoshye. Iyo ugize amahirwe ukajya ubona n'iyo sukari, nuko nyine urajya ugenda ukifunga ka denjiga, ukajya ushyushya amazi ugashyiramo amajyani, ubundi ukireza. Nkuriya abantu bo mu mujyi baba bakomeye, nibo bantu babaho batarya kandi bakabaho. Kuri bya bindi bajyaga bavuga ngo umuntu ngarya 3 ku munsi, ngo mu gitondo ngo umuntu nganywa icyayi ngo cyangwa ngo igikoma. Wagikura he? Ntacyo. Isukari iragura 943. Nta mafaranga menshi rero. Ubwo nukuri 900 mu 3,000 wakoreye ukayagura isukari, utaravoma amazi ya 75, utaragura amakara, utaragura ayo majyani, biraza kugorana. Urumva ko ntayo kurya basigaye, niho wumva ko n'ay'inzu mu by'ukuri niba ari uko bigenda nayo ntazabonekamo. Ugasanga nyine ni struggle ibyo gukora nabyo. Abantu babayeho ni mu manegeka kabisa, ni mu manegeka nyine. No kwifunga, ukaza nyine ugafungura igeto yawe ukaryama, nuko hanyuma nyine ukiyakira. Umuntu akabaho ngaho umunsi umwe, iminsi 2, 3, ukwezi, umwaka ugashira, utamubaza n'igiceri cy'10. Kandi ababa bari mu cyaro baba bazi ngo umuntu ameze neza, ibintu byaciyemo yaragafashe. Birirwa baguhamagara turi ku muhungu kwa runaka, igihe cyose maze mu mujyi ko batubwira ko bakize.
ubu nta nubwo wagurira umuntu akaritiro k'urwagwa nawe ukabubwira ati mujye mubyihorera ibyo bintu, mubyihorere mwa bantu, mubyihorere ibyo bintu, mubyihorere. Ntago ikipe ikina n'iyindi muyize, mujye mwirira ku gatsima kanyu, mwirire iyo mbunga yanyu, mwiturize. Ntabwo ibintu biba byoroshye, ibintu byarahindutse. Umujyi wa kera si wo w'ubu, ntago cyari cya gihe kawunga yaguraga 500 cyangwa 300, ubu ngubu yikubye inshuro 30. Urumva ko rero ubuzima buba bugoye muri rusange kabisa, cyane urubyiruko rwo ni ibindi bindi, dore ko bujya benshi ntabwo baba bashaka kuvunika, haricara akabyimba ngo nize kaminuza yanjye, ubwo ntabwo nzakora akazi k'uburetwa, sinaba umusekirite, sinaba umukirina, ntabwo nafurira umuntu nkampereze kibiri nkirarire, narize amashuri yanjye. Ubwo ngubwo niba mfite agafone ndaje ngenda nyine ku kawifi, nirebere nyine n'iki, nimbona aho bampa akarinye, ubwo ngubwo ngende nkwamira aho ngaho ndamuke, ariko ntabwo nzakora uburetwa. Ntuzambwire ikiyede, ntuzambwire, ugasanga ni hatari, ugasanga bari hatari kabisa, agategereza kazigera abona akazi, reka da agahebura. Hahandi uba usanga nyine baragiye bayoboka inzira zitari nziza, ugasanga abantu baracanganyikiwe, byarabarenze, baririrwa bikubita, birirwa binywera izo za suruduwire nyine, kubera icyo ubuzima burakomeye, n'amadepresiyo nyine, gutekereza ko yamaze imyaka 15 ari mu mashuri cyangwa n'irenze n'iyo ngiyo, yarangiza akamara iyindi myaka nk'iyo ngiyo ategereje ko azabona akazi, ibintu byaragoranye, ntabwo biborohera. Rero niyo mpamvu usanga abantu bafite ibibazo byinshi, nyine byahuza n'iyo myumvire, cyane cyane ku rubyiruko, ugasanga ni ibibazo. Niyo mpamvu usanga nka ba bandi bagenzi bacu ubu usanga nyine bahita baca inzira z'ibusamo, nyine akavuga ati niba gukora byanze kandi ndashaka no kuvunika, ubwo reka ndebe ko najya mbona abantu nyine tubiganiraho, ubundi bakoroshya ibintu. Iyo bamaze gusobanukirwa ko nyine n'ubundi bahavukanye itoto, kandi iyo bisize baba basa neza, abantu babareba bahita bavuga ati ubundi nta kundi, ntaho ibishoro bitava, reka tuyoboke n'aka kazi nako karakora, cyane ko bataba bari kurema kuva na kera, n'abandi barakoraga. Ugasanga ibyo byose nyine kwitekerezaho, izo ndangagaciro umuntu bubashiramo kabisa. Iyo ubona umuntu agenda yiyambariye ibogisa, cyangwa akarara ijoro ryose yiyambariye ibogisa yiwe, ari ku gahigo, urumva ko aba yararakaye cyane. Uriya mubyeyi bita Scovia niwe nigeze numva avuga ati buriya niba habaho abantu ibyihebe kabisa, wundi uba ushoboye no kwituritsa, ati ni abantu bakora umwuga wo kwicuruza. Ati umuntu ushoboye gufata telefone ukamuhamagara, ukamubwira ati ngiwe ndi muri Kazakhstan, hahandi twumva ko haba hari kuvugira amabombe ya hatari n'ibintu byinshi cyane biremereye, ariko ukamubwira ngo ndagushaka. Umuntu muzima akava iwabo agafata igikapu akagenda, ntumubaze ngo aranyura hehe, ariko akavuga ati ndagiye kandi nzahagerayo. Umuntu agiye kureba ntamuzi, ntazi ngo agiye he, ntazi ko azanagerayo, ariko akavuga ati ndagiye ariko nzakurayo amafaranga. Ubu ngubu rero amafaranga ni ukuyashakira mu mazi, mu mwobo, hehe hose, ntabwo byoroshye. Nubwo buzima rero abantu benshi baba babayemo nyine, mukabona bagenda, iyo umubonye asohotse mu nzu agiye, uravuga ati abantu bameze neza, ariko abantu barababaye, ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo bimeze neza. Nuko rero nawe ufite uko ubyumva, ufite icyo wavuga, uzatubwira, ntacyo, dukomeze dufatanye, tuganire. Niba ari inyigisho ukuyemo nabyo bivuge, niba ari n'inyunganizi ufite nayo nta kibazo, biremewe, wemerewe no kuza hano nawe ukagira ibyo uganiriza abandi. Ni karibu hano, ndi mu rugo, ni karibu ugaza tukaganira, mbese ukagira icyo wafasha abantu niba gihari. Byose birakunda, turabakunda cyane. Rero mukomeze mukande subscribe, muduhe izo share na comment, byose mutubwire uko bimeze.
ibyacu nakagaruka turabakunda cyane. Ciao ciao. Yari umuhungu wanyu OBC.